ubwo wagerageje ukanyuma iba kuva waza nta kintu na kimwe urashyira mu nda nyine nari maze gutegura breakfast wazo bose ukaba ari cyo kintu ushyira mu nda wateguye amasasu se shiri waretse kumbwira ayo magambo nyine wateguye breakfast hariho grenade hariho amasasu hariho iki hari icyayi cy'amata n'umugati n'umureti ibyo ni iby'abagabo bashatse neza kandi ntabwo ndi umugabo ko urabizi ko ari we mugabo wanjye bose wagerageje ugatuzamo tukaganira ushaka tuganira birenze aho se sheri ubundi byagenze bite reba ukuntu umeze wari uri mu maserumu amabomboni nta kintu uvuga nta kintu ukora udakoma ubundi byakugendekeye bite kugira ngo wisange umeze gutya nanjye ntabwo mbizi sheri ntabwo ubizi seriously numva nari mvuye mu kazi hari agasupamaketi nari nciyemo ese ko ejo bundi bari baduhembye njya kubikuza amafaranga imbere ya supamaketi ndayabikuza maze kuyabikuza abantu rero hari abantu bari bari ku ruhande barandebaga noneho njya muri supamaketi ngura utuntu nari nshaka kukuzanira ngo mukorere surprise noneho ndamanuka nafashe moto nafata moto nyivaho none hano ruguru uruhande rwo kwa Kalisa handi hari urugo rw'intuzo rw'imiyenzi gutya noneho ndamanuka ngiye kumva numva umuntu anarutse inyuma ahita mfata gutya urugo ntari induru bari batatu nguzana ibintu ufite indwana nabo imvirope zose nari mfite barazitwara bashaka kunkura mu mifuka bashaka no kuntwara telefone ndwana nabo banjumbagura ibyuma bangize uko Nezuri ubundi uko nzika amafaranga yawe ubundi bari kuri mobile money niba yakuye kuri konti yashyira kuri mobile money ubundi nibihe bisazi byagute bituma ugendana amafaranga mu ntoki ese washakaga gukora iki gituma ugendana amafaranga mu ntoki nashakaga kwishyura landlord yari yambwiye kuko wataraharinga amafaranga ye ngo nzaye umuntu nzahereza azajya kuyashyira kuri banki nose wumva nari kubigenza gute nise kuki watagwaye konti ngo yashyire kuri banki yamaye nyine yari kuyashyira kuri konti y'uwo mugabo nawe uri kumbaza ibibazo byinshi nirwariye mbabarira ibibazo mwatanze nuko reka abajura bari banisha bo gapfa none se ninde waguhamagaye kwa muganga nuko byagenze ahubwo ni ukundwaza kujya ntekera agasosi suko ibyo nibyo kumbwiriza koko agasosi urumva katarimo amavuta ntabwo ari byo kumbwiriza sheri gusa nyine kukureba gutyo birambangamira pe ese ko nari mpfuye wari ugiye gupfa akarukira umwana nyine ibyo byose nibyo bituma mbangamirwa muri njye ntabwo nzongera kuhaca hari ahantu ahubwo tuzanimuke ndakwinginze mbabarire ntunkoreho bose ndagupfukamira bose nkora iki bose numbabara ariko ugira ikintu ushyira mu nda sibyo mbabarire bose wikomeza kwicisha inzara
yaba ari inzira yanyicaga shaka ko ndirimbira ibihozo cyane ibisingizo basi kanyikuzanira hano akubwiye ko nkeneye kurya neza shiri ndobaraye mu ntebe kuva waza nubwo ushaka kujya mu cyumba ngo uryame uruhuke naruhutse urabona ndushye urabona mfite ibitotsi Ega ndabizi ntabwo uba uherutse kuryama ngo uruhuke uza kasongoyeho nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo ntunkoreho aka kanya nibwo wibutse ko ndi umugabo kuko n'ubundi ari umugabo wanjye tubona igihe kingana iki nta n'ukwezi nyine ngaho natekereza nta n'ukwezi umbabarire ndakwinginze basi binkorere ko gukomeza kwicisha inzara ndakwinginze iyo nza kuba bishoboka nakagusubije iwanyu nakubwiye ngo iki mbabarira ntunkoreho kuko ntabwo nzi none ibyo wisize ariko sinkwirukanye muri ino nzu kuko ni yawe twarasezeranye reka basi twibanire nk'abagabo babiri mu rugo sibyo shira bizi ndagukunda shira wambabariye wambabariye ntakora amabi shira izi n'umugore wawe please ntabwo niza nifuza kukubabaza mborera basi amaboko yanjye shira wagerageje ukanyuma ukoresha imbabarira ahantu tuzahave hari amabandi ese ubundi twagiye kuzana ntakubwiye narakubwiye ngo reka ngo tujye ahandi niyo twajya mu nzu ntoya ariko tujye ahantu hazima hagaragara urabyanga ngo urashaka kuba mu mazu manini none dore ibikubayeho ubejo ni njyewe none ibaze none niba nsanga hano ndi jyenyine ya masaha yawe utinda gutaha ahubwo reka nkwereke urumva inzu njye tuzayishakira umukira tujye mu nzu ntoya ibyo nibyo ndi kukubwira hari amabandi ahubwo se mfite wowe ntabwo urayabonaho singiye ko za mazi zigera ndi mu nzu nabimenyereye ko gutaha kwawe ari amajoro ntabwo nzongera wenda byatuma tunibuka hano kuko ntabwo nigize mpakunda pe habe na gato usibye nyine bya byo kuvuga ngo nyine nibyo wahisemo nibyo ushaka ko amazu manini biki n'ibiki naho ubundi ngewe hano hantu sinari kuhaba pe nta kibazo none wampurishi kuza kuba ahantu wishyura amafaranga yawe unakodesha bakanaguhenda gutya none amafaranga baguciye ngo nuko ngingo irimo amakara none ibyo ngibyo nibyo bintu bituma inzu ihenda none iri ahantu habi nk'ahangaha uza amatike nkoresha iyo mvuye hano ngiye mu mujyi urabyumva ahubwo reka tuzayivemo urumva reka tuzayivemo niyo twahise iriya yacu se nayo afazari twajya muri iriya yacu aho kugira ngo tugume hano nibe niriye rega umuntu atega rimwe agatega bisi akajya mu mujyi bigakunda ariko hano ni amamoto ugatega bisi ukongera ntacyo reka tuzabireba ari hano tuzahava sibyo dukwiye kuhava pe umunsi watetse iki nyine mbwire kuri gutinya se kumbwira mama sinzi uko ndi kwiyumva pe kuvuga se nyine bitewe n'ukuntu mpamagaye kubagaho nabese uyu mwana yabaye iki byagenze bite ngiye gusenya biki ngiye gusenya ibyo bintu wabikora utegeko habaye iki ndabona nyine uragukunda rufiringa gatari ko biri nyine byagenze bite tekereza ko ejo bundi nkiva mu kazi siko nari nakubwiye ko
twakoresheje uko haciyemo iminsi 2 nyine baraduhamagaye nari nabikubwiye. Ibi byose ndabizi. Byose urabizi. Tiza ko nkivayo nasanze umugore wanjye n'undi mugabo ari nkaho umugabo yiberaga. Jesus. Ko? Yes. Jazira? Yes. Jazira nari ibintu yabikora. Nyine reka nkubwire wenda ari ukuntu bikanga ikintu cyo bagakeka ibintu. Ndashaka umbwire ku murongo ukuntu ibintu bimeze. Ngiye twaraje nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye. Yari ishaka no gutandabwa ati mbabara mbanze nce mu rugo dushyira ibikapu mu rugo by'ubura nyine n'umugore wanjye akone ko kurumva kirya gihe kimara gukora ubukwe ntabwo twigeze tubona umwanya wo kuganira n'inshuti ngo dutembere nyine buri kimwe best night enjoying. Ubwo nabwiye ati ndifuza ko nkorera surprise umugore wanjye nkamutungura tugatembera n'umushyitsi. Kumbe surprise namuteguraga niwe wayintegura. Nkigera hanga naye nakubiswe n'inkuba. Tugatse nica umuntu ngire gute. Utu umugabo musanze hano mu cyumba cyawe hano none bicaye sinzi ambwira ibintu byinshi. Mama sinzi ko nabivuga. Nuko wenda mbizi ko umwana wanjye utajya ubeshya ariko Jazira bitewe no kujya usibye Jazira yabikora. None warababajije neza cyangwa ni kwa kuri wasanga ari umushyitsi usanzwe. Oya ndabwiye ngo barabinyemereye. Umva neza keka biba bigaragara neza ngubu fatana nk'ukuntu umuntu mu rugo rwe yambara wambaye agasengeri wambaye ikabutura imeze nk'iy'umuntu arana cyane iki uri mu rugo rw'undi mugabo tutitaye n'iki wowe nk'umuntu musanze mu rugo ubu uramutse usanze wenda nk'undi mugore iwawe ugasanga papa wenda uwo mugore yambaye isumu udahari n'icyo wafiringa narenda bwati bose mbice mbarase mbatemagure. Bana ngaho cyo mbwira ukintu wese ko abigenjute nararebye biranga ndavuga mbese wumve ko nyine nanjye muri uwo mwanya nabwo ko sinzi icyo nari mfite cyo gukora. Narebye uwo mugabo ndavuga ati mwice ndebye mvuze ati ndamutse mwiciye wanjye nabi byawe ikibazo kuko n'amategeko tuba dufite no kwica umusavire ibyo ni ikindi. None se reka mubwire ndeba umugore wanjye ndavuga ati umuntu utari basi twamana none n'amezi 3 ese mwice ese mwirukane tekeye ko nakano kanya singi ibiryo bye sindarana nawe sinshaka no kumuvugisha mbese wumve ko nguhamagaye nawe ikindi kintu naye nakora. None se Jazira kuva mwabana cyangwa wenda muri fiancé yawe hari indi kosa rikomeye gize gukorera? Mama uyu mukobwa wa mbere nakunze nkumva ndamukunze ko I know ntabwo ubajya bavuga ngo burya ngo n'imyate ku muntu ukunda ngo ubone ari amaribore ntabwo ngize mubonaho n'inenge nimwe nibwo nyine nanjye ibyo byantunguye sinkubeshya. Rero reka nkubwire nka mama wawe inama numva nakugira. Ubundi iyo dusomye Bibiliya avuga ngo urukundo rurihangana sibyo kandi mu by'ukuri tutirengagije nyine abagore bafite abagabo b'abasirikare bapfa kwihanganira imibiri yabo ni bakeya. Niba nta rindi kosa gukora cyangwa wenda baragusuzuguye uvuga ati yabigize akamenyero uri butamubabarira. Ariko sima mugize ukuri ngira ukuntu nababarira umuntu basi turamarana n'umwaka kubaka urugo no kwihangana. None se basi uramukunda wowe n'umutima wawe iyo wicaye wumva hamwe n'umutima wawe kumukunda? Kumukunda ramukunda kandi cyane ndetse n'impamvu wenda na kano kanya kiranga umve ko nyine nabuze ikintu nkora. Ubwo gereka nkugira inama sibyo ndashaka umuze nawe tuganire tubanze tumenyereye Roma yabitewe n'iki. Nabuze icyo nakora pe numvaga ino nzu ucaka no kuba naye twika basi ikintu cyitwa cyane cyaricyo cyose ntakibagirwa nkasura mu muntu kowe ntabwo twavugana n'ubundi abagabo nyine muvoma hafi gera mumbwira azana sinshaka kumuvugisha umuntu gera mubwira byuke azana tuvugana kandi nibahabwa ari nka mama wawe. Alo? Semani nigendere? Oya, urimo uraninza kandi nifitiye gahunda nyinshi uyu munsi. Mfite utuntu tw'utugahunda. Roza bite? Ni byiza sari gato. Meze neza? Yego.
Amakuru sero. Sha amakuru nayo. Nari ngiye mu kazi. Nari mu kazi. Sha amakuru nayo uyu munsi nyine. Musanze uhagaze hasi. Yego mfite umuntu twe turi kuvugana twe tugiye guhura nawe. Wa mushuti wawe. Yego tugahunda twa dufitanye. Yampaye. Ariko sigaye umeze neza. Sha nabirenze. Biracamo se birimo neza muri iyi minsi nta kibazo. Sha nta kibazo. Ko wabyibushyize. Kubera Imana. Yampaye kora ahangaha baraje none barahita bakubona bya bisore byose leta y'ukubona nyine ntobizi byari byo muri quartier. Ntago ndashaka tubigemo se twishakanire mwa. Ubona byavamo. Aha. Nabirenze. Ndi makuru se rero. Sha ndi makuru nayo pe. Cyakora umeze neza wallahi. Umeze neza. Cyane. Pasiteri amasengesho ayamereye nabi. Yego ko ame cyane rwose turasenga neza. Yego. Yewe. Ase ko numva ngo barakore ngo barisukisha. Ngo abandi ntibisukishe. Mwebwe hari urusengero rwanyu ntabwo byo by'imico babigira n'ibiki. Erega gukizwa ntabwo bireba ku musatsi cyangwa ku mwambarire. Gukizwa ni mu mutima w'umuntu. Yaje se. Roza nawe yashyizeho imisatsi ya menshi byagenze bite? Yawe we ureba ukuntu umeze neza. Ndasa neza cyane. Yampaye nka Roza. We narinze ejo bundi nkavuga ati none ungannye gutya. Yego. Aha ngo bimeze bite se? Sha nyine bimeze nabi. Gute? Sha mucuti wawe nyine ejo bundi yavuye ku kazi. Atashye ahura n'abajura baramutega nyine baramukubita. Bamuhindura. Shiti wanjye? Yego. Shiti wanjye ni musaza wanjye. Wa musaza wawe? Yego. Ngaho. Harya kugira batatu ubwo ninde? Yego kumana yanjye. Nawe uzi se Scott? Eze ni Scott? Niko Jesse. Karama. Mu by'ukuri ndabera ko yagiye. Yagiye. Ntabwo nari niteguye ko ushobora kudukora agatendo kameze gutya. Ibintu Valence mgiye ku murongo niko bimeze. Jesse uratinyuka. Uzi ko umugabo bagiye ku ngoyi. Uzi ko umugabo bagiye ku rugamba. Nta nubwo nahangayitse ngo uvuge ati umugabo wanjye ubu ngubu bashobora kumurasira ku rugamba. Wowe bibiri mu byishimo by'abagabo. Mama amakosa ntabwo ari ayanjye. Amakosa ni ayande. Nyine ndabyemera amakosa ni ayanjye. Ni nanjye wabigizemo uruhare kugira nyine nca umugabo wanjye inyuma. Gusa nanjye ntabwo nabishakaga nta nubwo ari ibintu nigeze ntekereza mu buzima bwanjye ko nazigira nca umugabo wanjye inyuma. Warabishakaga. Mama ni ukuri ko Imana none se ujya kubikora ntabwo byavuye mu mutima wawe. Nanjye umbajije uburyo byagenzemo sinkuzi. Erega ibintu mugomba gusobanukirwa. Iyo ushatse umugabo w'umusirikare ntabwo ugomba kuba umusirikare. Umugabo aragiye. Cyakora urantunga ukuntu nakubonaga Jesse. Urampemukiye. Numvaga mbonye umukazana mwiza, umukazana w'umunyamutima, umukazana utandukanye n'abandi bakobwa nyambona muri no viziyo. Ariko urantunguye cyane. Mama nta ruhare nabigize. Abagabo n'abagome. Ese uzi ikintu ubi bya hagati y'abagabo? Ese nk'uwo mugabo iyo Valence aza agasanga muri mu cyumba ko yasanze mumaze kusoza ibyo musokorada akamutera nk'icyuma. Sibori kuba wiciye umugabo akagira umupfakazi. Mama Numva nyine Valence agiye kugenda. Yagiye tutameranye neza. Yagiye atabineguje. Asiga nanjye mbabaye. Akimara kugenda nyine nibwo uriya mugabo nibwo yinjiye asanga ndi kurira nyine aramuza arangije nyine aragenda umunsi ukurikiye aza kureba uko ameze. Shana ibyo bintu ntabwo nigeze mbitekereza ko byaba ko namuca inyuma. Byagenze bite? Scott muri iyi minsi yashize. Baramukubise. Bande? N'abantu bahuye b'abatekamutwe b'abajura. Gaye rwasabayize. Baramukubise bamuca ibisebe yarabyimbaganye amaze n'iminsi kwa muganga.
amaze iminsi kwa muganga, ari kwa muganga muri iyi minsi nyine aje nibwo haciyeho iminsi biravuye kwa muganga. abo ari mu rugo iwanyu? Yego. Birashoboka ko umusore wanjye se baba bamukubise gute? Yego ko mana yanjye. Yavuye ku kazi nyine natwe twumva inkuru. Hari sangaye ya Mu masaha. masaha ya nimugoroba rero reka nkubwire. Abantu mutaha nimugoroba ntabwo biba ari byiza, mugomba kujya mutaha hakiri kare. Scott. Scott nzi n'amahane ye. Yego. Umva twagiye twumva telefoni iraduhamagaye ataroti guta umuntu witwa gutya na gutya ati muramuzi atahana aha bigenze gutya na gutya. Ni nk'igicucu cyanyoberaho. Ni nk'iki mana yani. Mani wabyihoreye ko ibyo ngibyo uvuga nabyose. Busa Scott ari umuntu umurusha imbaraga. Nanjye ndibaza uramurezi arifata bakamukubita areba mana. Ntabwo byavamo. Icyo kintu rero ugomba kumenya mujye mutaha hakiri kare. Dore abajura barateye abateka mutwe bibirirwa batega banabambura. Uziko n'umusaza atinya nyina ngiye hagize umugingu unyitambika gato. Ibyo ni ibyo wigira we. Amakuru. Ibyo ni ibyo wigira. Scott. Scott. Cyangwa uri kumbeshya ngurebe uko nitwara tu. Sare mu rugo se. Ntabwo byashoboka. Scott ari mu rugo. Ngombe muhamagare. Yes. Telefone iriho? Iriho. Ntabwo byava mu mwana. Ubwo urebe uko bigenza. Muvugishe mubwire ko ngiye kumana. Yego. Umugabo yazaga aza nyiyegereza ko ntabwo nari nzi icyo yaragambiriye kuri njyewe, mfatanya n'agahinda kuko umugabo wanjye agiye anunguye. Birangira nisanze twaryamanye kandi ntabwo nari nabigambiriye pe. Nta na rimwe nigeze nifuza guca umugabo wanjye inyuma. Nanjye umutima uri kundya ndi kwishinja icyaha. Genda umuntu mukuru. Byerekana rero ko mbere yuko ushaka n'umugabo wawe ntundi wose amujya muri iyo mico. Mama nukuri ko Imana kuko ntabwo wambwira ngo umugeni w'amezi 3 umugabo amusigiye umusonga ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ntabwo ibyo bintu baba babisobanukira. Ubundi nkatwe b'abamama bakuru. Ubundi umuntu amenya umugabo ne. Listen. Ntutume mvuga nabi ntabwo ushaka kuvuga nabi uyu munsi. Umuntu w'umukobwa cyangwa umugeni amenyera umugabo ashize nk'umwaka. Ugikundira gute ubwo se wari ufite irari rimeze gute bituma undi mugabo yinjira mukata muryamana? Mami ntabwo ari ibintu byabaye umunsi. Yaracutse nanjye sinzi uburyo byabaye, ariko nawe nakomeje kumwirinda kugira ayo makosa atazaba. Hanyuma ati basanga hano byagenze bite? Umunsi ntabwo nshaka kwibuka. Sinzi nimba nura mugabo ameze neza cyangwa se kibasha no kugenda. Kwegoye. Ko hano hagombaga kumenekera amaraso. Nanga mbwiye none umwanzuro wafashe ngo umwanzuro ufite yambwiye yuko uri guteka ntarye, ambwiye yuko ari kurara yambaye, ambwiye yuko nta kintu muri kuvuga. Kurara yambaye sibwe araryama. Ararayicaye. Ngaho mbwira muri wowe umutima. Kuva igihe yaziye ntabwo ndamubona. Agiye mu cyumba ruka agiye koga gusa. Agahindura agenda. Narya kuva yaza sinateka narya. Byibuze ndanamwinginga ajye kuryama bari njye urara muri saraka. Ngaho mbwira ngo ufashe iki? Mama basi wa munsi abimbabazi. Kuri nanjye ndumva newe kimwaro nibyo nakoze. None se rero nabonye afite umwanzuro ukakaye. Nategeka yuko bisaba ko tubibwira iwanyu. Mama wanjye yanyica. Mama wanjye ntabwo azikira. Rega nawe nibwo mama we yakwica nawe ibuka ikintu wakoze uburemere gifite. Ubundi wakoze icyaha kimeze gutyo ibintu byose buri tayari kubyemera. Bakakwica ariko sije ko batana kwica bakubabarira umugabo we mukabohokana. Ngiye ngiye kugufasha. Ndashaka ukuntu nyine nzabahuza mbaganirize gusabira imbabazi. Mama ntabwo umutima afite yambabarira. Mama afite uburakari burya ndebaga ikinyume. Ibaze ko asigaye ndeba kumva yanankubita. Ariko nawe barakoshije. Byemera. Ndabyemera n'umutima urarengera. Ese basi ugeze ukunda Valence n'umunsi warimo? Mama ndamukunda. Ese gute niba ukunda umuntu ushobora
kumusimbuza undi mu mutima wawe. mama ntabwo n'uwo mugabo sinamukunda ahubwo nuko ari ya shitani zigashaka kugaragaza umuntu nabi. Ngaho reka kurandara uko mbigenza. Gusa nyine birabibwirana biba amaraso. Sinzi ko Valence azambabarira.